Mwiriwe mwese mu gihe twibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ndifuza gutangira nkomeza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 turi kumwe, kandi nk'uko urubyiruko rwabitweretse dukomeza gushimangira yuko Jenoside itazongera ukundi mu gihugu cyacu, ku mbaraga zacu, ku mbaraga z'urubyiruko nk'uko babitweretse. Ndihanganisha Hodari Marie Rose, ndihanganisha n'abandi bose turi kumwe barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, kubera ko nta magambo twabona yasobanura intimba n'agahinda abahekuye u Rwanda bateye Abanyarwanda. By'umwihariko aha i Nyanza ya Kicukiro tuhazi nk'ikimenyetso ndakuka cyo gutsindwa, the failure of the international community, aho mu by'ukuri Ababiligi basize Abatutsi hano bari bahungiye mu cyahoze ari Kicukiro, Abatutsi barenga 10,000 bakicwa, amahanga batereranye arebera ingabo zabo zigendeye. Mu by'ukuri ndashimira umuryango Our Past Initiative, mu myaka 14 mwabaye consistent mugerageza gukora ibikorwa byiza byiga amateka. Nk'uko dukomeza kubibona, umwanzi w'u Rwanda nawe yabaye consistent, imyaka 100 irashize akomeza gushaka ukuntu yakomeza kuzana amacakubiri mu Rwanda, kuzana ingengabitekerezo ya Jenoside. Ngira ngo urugero mwatanze, urugero mutanga n'urundi rubyiruko rubyigireho, tuzakomeze guhagarara kigabo turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, turwanya n'abashaka gupfobya amateka yacu. By'umwihariko ndashimira abahanzi batunyuze imbere, guhera kuri abana bo mu ishuri rya Gashora Girls School. Nabajije imyaka yabo nsanga bari hagati y'imyaka 16 na 18. Harimo abana biga mu wa 4 secondaire, mu wa 5, n'abana bato. Ni icyizere baduha. Ndashimira Malayika n'itsinda rye n'ikipe, si ubwa mbere badukoreye umukino ugaragaza amateka yacu kandi urimo amasomo. Ndifuza ko n'abandi twese n'abandi bahanzi dufite bagera ikirenge mu cyaba ngaba, tugakomeza kwigisha urubyiruko rw'u Rwanda. Ndashimira abantu bose batera inkunga ibikorwa bya Our Past, amabanks, ibigo byigenga, ibigo by'ubwishingizi. Uyu munsi ndahamagarira n'abandi tutabashije kubonana uyu munsi n'abatatwitabye kuba mu by'ukuri batera inkunga ibikorwa by'uyu muryango. Nabonye Our Past dukorera hano muri Kigali, tukajya mu ntara, mu turere gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndifuza yuko twazaganira nka ministeri yaba yacu y'urubyiruko, Minubumwe n'abandi, iki gikorwa tukakijyana no mu ntara, tukaba twagikorera nk'Irubavu, tukagikorera Ingoma, tukagikorera ahantu hatandukanye. Urubyiruko rwabo rwize rwo mu cyaro rukabasha kugira amahirwe yo guhabwa ubutumwa n'urubyiruko bagenzi babo. Muri iyi minsi dufite ikibazo gikomeye, aho twatangiye kubona ingengabitekerezo ya Jenoside mu rubyiruko rw'abashumba, abakozi bo mu rugo. Ukabona ko umwanzi ashobora kuba yarabonye ko twebwe ababashije kugera mu ishuri, abafite imiryango myiza, dushobora kuba tumaze gusobanukirwa, hakaba hashobora kuba hakiri ikibazo ku rubyiruko rumwe rutabasha kubona aya mahirwe. Reka dufatanye na Our Past n'abandi n'indi miryango y'urubyiruko, dushakisha ukuntu tugera kuri ruriya rubyiruko, nabo tubigishe nta na kimwe ingengabitekerezo ya Jenoside, ubugome, ukwangana no kumvira umwanzi wacu byageza ku munyarwanda uwo ari we wese.
numva tugomba kubirwanya twivuye inyuma. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadusabye yuko yaba twebwe abazaba bakiriho, yaba urubyiruko n'abanyarwanda none tugomba guhagarara tukarwana ku kuri kwacu, tukarwana kubo turi bo, ko ibyabaye mu Rwanda bitazongera, n'uwashaka kubizana yazasanga dukomeye ngo turwane. Ubutumwa ngeza ku rubyiruko turi kumwe hano, yambasabe kuzahagarara ukarwana bisaba kubyitegura. Ndabashimira baje uyu munsi ko mu kwitegura ugomba kumenya amateka yawe. Icya kabiri, mu kwitegura ugomba gucunga ubuzima bwawe. Tujya tugira session aho dusaba urubyiruko kwitabira nk'igipolisi cyangwa igisirikare, bagupima bagasanga igipimo cy'ibiyobyabwenge ni kinini, wanyweye inzoga nyinshi, sida. Ntabwo ibyo umukuru w'igihugu yadusabye yo guhagarara tukihagararaho twazabikora tutari tayari, tudafite ubuzima bwiza. Nagira ngo nabyo mbibasabe uko dutaha tujye tubitekerezaho. Cya gatatu ni ugutanga umusaruro mu bindi dukora, mu bukungu, muri serivisi, mu kazi dukora, tugatanga byinshi, tugakoresha bike dufite tukagera kuri byinshi, tukigira, kuko umugome we ntabwo azigera reka kuducokoza no gushaka kuduhemukira. Nagira ngo rero nsoze iri jambo nkomeza gushimira mu by'ukuri urubyiruko dufatanyije guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside, haba ku mbuga nkoranyambaga. Muri iyi minsi aho imbuga nkoranyambaga zabereye nyinshi, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, usanga abavuga ibibi, abatuka u Rwanda, abazana ingengabitekerezo ya jenoside ariho bimukiye. Ariko natwe tugomba kuba duhari twese uko turi hano, tukavuga ukuri kandi tukabamagana. Ndashimira abantu bose, imiryango yose y'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, uko dukomeje gufatanya mu kwihangana, tukibuka ndetse tugakomeza kwerekana yuko abantu bakiriho kandi bazakomeza kubaho. Tugashimira mu by'ukuri inkotanyi zigifite wa mutima zari zifite cya gihe ubwo zahagarikaga jenoside yakorewe Abatutsi. Nanjye nawe umutima w'inkotanyi n'ubu umutima wacu. Reka nsoze nongera gukomeza abanyarwanda abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gihe cy'iminsi 100, buri wese yibuka urugendo rukomeye yanyuzemo, akibuka be, akabakumbura, akibuka ibyiza byabo. Tuzakomeze duherekeze bagenzi bacu aho bazaba bibuka imiryango mu turere dutandukanye. Urubyiruko rwo nabasabye by'umwihariko bagenzi bacu, abasigaye bonyine, abarezwe mu miryango, uyu ni umunsi wo kongera kubahamagara twabwira ngo komera, kandi tukabana nabo aho bazaba bajya kwibuka hose. Ndagira ngo nongere mbakomeze, mbifurize gusubira mu rugo amahoro, tugende dutekereza ku butumwa duherewe hano, kandi twese dukomeze kwibuka twiyubaka.